mukenyera ibigunira mucure umuborogo murire kuko uburakari hari uburakari Imana ifite ntabwo uburakari Imana ibutewe n'inyoni hari ubwo ibutewe n'ibigori mu mirima cyangwa ibiti by'inturusu ntibutewe na nyabarongo iri kuzura uburakari butewe n'icyitwa umwana w'umuntu ahava akagera umuzungu bamwirabura uteje Imana uburakari bukomeye nuko kubw'imyitwarire ubwo burakari ntiburatuvaho kuko Imana ari kitarakora. Yemwe bene data nshuti z'umusaraba mugire bya bihe byo gufata agahe mukicara imbere y'Imana mwiyarure ntimurushye muzuyaza. Imana yavuze ngo nakinguriye icyago hari ibintu Imana yemeye ko bibaho kuko nuwanga mwene se n'umwicanyi barozi mwihane kuko uburakari bw'Ingazi bugiye kubamanukira hari uburakari ntiburatuvanwaho. Bashumba Imana irabarakariye sinzi niyo amaso yanyu ari kureba. Imana yambwiye ngo yabambuye intama Yesu arambwira ngo ari kuziragirira nimuhunge muve muri Babuloni. Nta mikino ihari azanywe no guhindura igihugu cyawe umwirare. We wibwiraga ko uhagaze kuri umuhanuzi azanywe no kuguhindura umwirare ukaba kabarore ugahanura usambana ukabwiriza usambana ariko ukabwiriza uri umujuru y'igisambo izanywe no kuguhindura umwirare. Muvuze impanda ni ijambo rivuga ngo ni finali birarangiye. Mbese nta kindi gihe kiba gihari kuko tuvuga ko impanda nivuga nuzaba wagiye ku isoko nuzasubira mu rugo uzaba ari guhinga ntazavuga ngo reka banze nkarabe umunsi izavuga abantu bazakomeza aho uri uzakomeza gutyo. Ariyo mpamvu ijambo ry'Imana dusaba guhora turi maso aho uri hose nigusaba guhora wejejwe no mu kazi kawe burya n'ubukora ubwesikoro Imana ishobora gutinda ariko ko kanya inkuba yakubita ugapfa mugore mwiteguye kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Uri umukobwa ibaze ugiye gusambana ibaze impanda ivuze uri gusambana impanda nimuvuze impanda noneho ubwo marayika atarayivuza twebwe ubwacu nitubwire abantu ko nta n'ikindi gihe dusigaranye. Ukore nk'uwiteguye gupfa ugira neza bikore nuko muvuze impanda mu gihugu murangurure nukuri abo barenze inshira ni inziramire. Umuntu witwa umushumba uhangara umugore wundi bishop urwo ni uruziramire kandi azi neza ko nawe bagiye mu rugo rwe byamurwaza umutwe urwo ni uruziramire. Abambwiye ngo umugabo yamamagara ari kurira yaravuye kwivuza mu mahanga asanga urugo rw'umupadiri yararutwaye. Umugore wamusuzugura anyoherereza amafoto yakuye kuri telefone y'umugore we. Si we wenyine ni benshi. Intare yavuye mu kibira murimbuzi w'amahanga yarahagurutse aho umuntu witwa umuntu w'Imana wakagombye guhungirwaho ari uri gusenya ingo z'abantu akarya ingo z'abapfakazi yitwa ngo ni umukozi w'Imana. Birenze isarigoma arenze ibandi. Cyo ni ikiziramire ni ukuri ni igikoko inyamaswa bakristo bari hirya no hino ku isi mukenyere sindeba amadini ndabwira abantu bose bemeye kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Uramenye utaba umusaka ugasigara wambara miningo Imana ireba ni umutima. Ninde wakubeshye? Mwibuke ko n'imibiri ari isengero z'umwuka. Kuba twambara rukubita ihuku ntago ari uko dufite amaguru mabi icyo bita rukubita imbwa nta mbwa inyegera kirazira nta mapusi twambara ibigeze hasi n'uwo dukorera uwo twamenye ntabwo twigeze tubana na Yesu ikanzu ngufi yambara ibigeze hasi. Biteye isoni kuba abagabo na n'iyi saha ya umupagano umukirisitu yambara ipantaro igeze hasi ndetse kandi n'abambara ngo niba ari mu cikopa niba ari iki nuko akagenda ntatinye kwinjira ahera h'Imana ariko ukabona umugore wambaye ubusa ibibero byose biri hanze wanitse amabere yawe ukagaragaza isoni z'ubwambure. Nuko ijambo ry'Imana yavuga ngo nimukenyere Turabasuhuje
zivuye ukutubera amaso uri mu ruhande rwacu ntituzatinyana. Mana yo kwizerwa, Mana y'urukundo n'imbabazi, wongera ushyirwe hejuru y'amajuru. Niweho Mana nyakuri iri kumwe n'abakerubi n'abaserafi. Niweho Mana yera, ndagushimiye cyane kunyumva, n'ubundi usanzwe unyumva. Ndagushimiye kuwambaye no kubara no gupfa mu maso yawe, utajya unyihakana mwami. Wankunze urukundo rukomeye kubw'amaraso ya Yesu, nanjye mbonekaho. Wirengagiza intege nke zanjye, wirengagiza ububi bwanjye bwose. Uwiteka nanjye ushyira mu mubare w'abana bawe. Warakoze, warakoze. Utari Imana ireba nk'abantu, uri Imana, ntabwo uri umuntu. Ndagushimye mubyeyi mwiza ko ari wowe wampamagariye gukora uyu murimo utoroshye ngo mbagasambu kandagireho. Ndakwinginze rero, uwambaye kubora no gupfa, ciye bugufi ngo ushyirwe hejuru. Ndakwinginze ntaba ari nge Kristo, wowe uri hejuru y'amahanga yose ari mu isi. Ndakwinginze gitare cyanjye, akanwa kanjye kaba impanda wivugire. Ibyo ngiye kubwira abantu ntaba ari nge, ahubwo umwuka wawe wera amanukire muri nge. Icyo mbeje ni Satani n'abadayimoni, cyashya imyuka mibi yose aho iva ikagera, itavuga Imana bitwikwe bikurweho, gushaka guturutsa ahera ho mu ijuru. Ibyo uri gushaka byose aba ari byo byumvikana mu matwi ya benshi. Abantu bose bagiye kunyumva mu izina rya Kristo Yesu, amen. Muraho yemwe. Nitwa Riziki Shantari, ndi umukobwa, ndashima Imana, ndi umupantekote. Bibaye ngombwa rero ko nongera kugaruka tukaganira ku ijambo ry'Imana riboneka muri Yeremiya ibice 4 ku murongo wa 5, turagarukira ku murongo wa 8. Igice cya 4 ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 8, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Haragira hati: nimumenyeshe i Buyuda kandi mwamamaze n'i Yerusalemu muti, nimuvuze impanda mu gihugu, murangurure muvuge muti, nimuteranire hamwe tujya mu midugudu igoswe n'inkike, mushinga ibendera aherekeye i Siyoni, mwiyarure ntimurushye muzuyazi, kuko ngiye kuzana icyago kizaturuka ikasikazi no kurimbuka gukomeye. Intare yasohotse mu kibira cyayo, kandi umurimbuzi w'amahanga yarahagurutse aviwe, azanywe no guhindura igihugu cyawe umwirare. Imidugudu yawe ikaba imisaka, igasigara itagira uyituyemo. Nuko mukenyera ibigunira, mucure umuborogo murire, kuko uburakari bukaze bw'Uwiteka butatuvuyeho. Amen. Jambo riravuze ngo nimumenyeshe i Buyuda kandi mwamamaze n'i Yerusalemu muti, muvuze impanda mu gihugu. Bene data, nshuti z'umusaraba, Imana yo mu ijuru, nubwo twebwe tubwira ko isengero zikinze, ariko iraduhamagarira kuburira abatuye isi mu bikorwa binyuranye. Yemwe abatagera mu nsengero, ariko ntabwo Imana ibabuza kubusura abanyamubabaro no kuvuga ubutumwa bwiza, ndetse mwifashishije n'imirimo myiza. Muvuze impanda. Impanda ni ijambo rivuga ngo ni finari, birarangiye. Mbese nta kindi gihe kiba gihari, kuko tuvuga ko impanda nivuga, nuzaba wagiye ku isoko ntuzasubira mu rugo, uzaba ari guhinga ntazavuga ngo reka banze nkarabe. Umunsi izavuga abantu bazakomeza aho uri, uzakomeza gutyo. Ariyo mpamvu ijambo ry'Imana dusaba guhora turi maso aho uri hose, rigusaba guhora wejejwe no mu kazi kawe. Burya n'ubu ukora ubwesikoro, Imana ishobora gutinda, ariko ku kanya inkuba yakubita ugapfa. Muhore mwiteguye, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Uri umukobwa, ibaze ugiye gusambana, ibaze impanda ivuze uri gusambana. Impanda nimuvuze impanda. Noneho ubwo marayika atarayivuza, twebwe ubwacu nitubwira abantu ko nta n'ikindi gihe dusigaranye. Ukore nk'uwiteguye gupfa, ugira neza bikore. Nuko muvuze impanda mu gihugu, murangurure muvuge muti, nimuteranire hamwe mu midugudu igoswe n'inkike. Iki ni cyagiye Imana iri kudutoza gusengera no mu ngo.
mu midugudu igoswe n'inkike, si mu butayu hoya byararangiye. Naratubwiye ibyo byose birafunze. Yaba ubuvumo, niba tutarara mu nsengero dusenga nka mbere, nitujya mu midugudu igoswe n'inkike, mugabo n'umugore, abana, musengere mu rugo rwanyu, mushinga ibendera aherekeye Isiyoni. Nimusengere no mu ngo zanyu irabumva, kuko Imana irumva. Mushinga ibendera aherekeye Isiyoni, ibintu byahindutse. Ntimugire ahandi hantu mutumbera, haba ku bahanuzi b'iki gihe, haba ku bavuga butumwa, abashumba n'abapasiteri, intumbero ibe Isiyoni. Niho umwuka w'Imana ari kutwerekeza. Mwiyarure, mishini mibi, muve mu mikino. Iyi nzu ndimo, ahantu nakoreye haramutse hahiye, nyiri studio akambwira ati humura, mfite kizimyamwoto, mfite ibikoresho bihagije. Harimo abandi bantu ariko ngavuga ngwiriye kugira ubwenge, cyangwa se wenda n'undi muntu agasohoka mvuga ati koko hari ibikoresho ibyo kuzimya umuriro, inkongi y'umuriro yatse, tukaguma aha muri iyi nzu, hakavamo nk'umuntu umwe gusa agasohoka gutyo, twese tukaza kugwa muri iyi nzu. Aba yakoze igikorwa cyitwa kwiyarura. Mwiyarure, mwiyarure. Ibyo kuvuga ngo Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi, ukajya gusambana ngo uzatura, ukajya kunywa inzoga ngo nzihana. Iyarure, kuko utazi umunsi n'igihe. Mwiyarure, ntimurushye muzuyaza. Nuko ahangaha havuze ngo tujya mu midugudu dushinga ibendera yerekeye Isiyoni. Hari indirimbo nkunda yo mu gitabo bivuga ngo njya nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kure ahatagera ibyago. Ahangaha burya Isiyoni, ku bantu batumbirije mu ijuru, babasha kumva amakuru abandi batumva. Umuntu ufite intumbero y'Isiyoni arota inzozi abandi batarota. Ufite intumbero y'Isiyoni ntabwo aba ameze kimwe n'abandi. Mwibuke Yakobo yisegura ibuye, ijuru ryarakingutse. Ibuye aricyo Pawulo Petero yarivuzeho. Ahangaha rero ahantu hitwa Isiyoni tujya tuhumvira ibyo abandi batumva, tujya tubasha guhakomerera. Ayo mpamvu Imana iri kudusaba kujya mu midugudu. Abakristo, yemwe bene data, nshuti z'umusaraba, mugire bya bihe byo gufata agahe mukicara imbere y'Imana. Mwiyarure, ntimurushye muzuyaza. Imana yavuze ngo nakinguriye icyago. Hari ibintu Imana yemeye ko bibaho ku isi, ngo intare yavuye mu kibira cyayo. Ntabwo Satani akirwanira ikuzimu, hari arazerera kuri iyi si. Ariyo mpamvu ingo ziri gusenyuka buri munsi. Abashakanye, reka data, ni hasi hejuru, ni urugamba rukomeye. Abana ntibakicyumvira ababyeyi. Satani, intare yavuye mu kibira, nta mikino Satani agifite. Arakorana umwete. Abitwa ko bihaye Imana bari gushwana buri munsi, intambara ni zose. Intare yavuye mu kibira, murimbuzi w'amahanga yarahagurutse ngo yavuye iwe. Ikibira, ubundi ikibira ni ahantu ho mu ishyamba ariko hasi ikuzimu. Satani yavuyeyo rero, ntakirwanira hasi, ariho arazerera ameze nk'intare yivuga. Buri wese arashaka uwaconshomera. Wagira ubute n'ubunebwe, waryama udasenze, ariko Satani ntabwo arangaye. Yemwe we, warya udasenze ngo uriye ku nshuti yawe yagushyiriramo uburozi. Nta muntu wo kwizerwa, intare yavuye mu kibira. Umuntu araza ngo aragukunze, agendera ku kurya utwawe, yivugisha Imana mu kanwa, nta rukundo agufitiye. Yamara kuturangiza ejo akaba uwa mbere kugutaranga. Intare yavuye mu kibira, murimbuzi w'amahanga yarahagurutse. Ariyo mpamvu abantu benshi bafite ikibazo cyo gucirana imanza no kwibazanyaho kubera ubugome bwagwiriye. Ubugome, ubujura, guca imanza z'amafuti, kandi ugasanga bazica rimwe na rimwe ni Abakristo. Umuntu w'umukristo Imana akubwira icyizere guhakazi, ariko ntutinye kurya ruswa. Ngira ngo no hanze nta butegetsi bushyigikira ruswa. Nta gihugu na kimwe nigeze numva kigeze kishyigikira ruswa. Ntacyo ndumva, ariko niba binahari ubwo birahari, kuko isi ni ngari. Ariko ibyo nzi byo,
ruswa, none ukabura umutegetsi ukarya ruswa, ukarenganya imfubyi, ukarenganya umupfakazi, ukarenganya umutindi, ni gute utazahura n'amakuba? Intare yavuye mu kibira, umurimbuzi w'amahanga yarahagurutse, yavuye iwe, nta mikino ihari, azanywe no guhindura igihugu cyawe umwirare. We wibwiraga ko uhagaze kuri umuhanuzi, azanywe no kuguhindura umwirare, ukaba kabarore, ugahanura usambana, ukabwiriza usambana, ariko ukabwiriza uri umujura, uri igisambo. Izanywe no kuguhindura umwirare mu byo Satani bimuzaniye, azanywe no guhindura urugo rwawe ngo rusenyuke. Ari umugabo asubiriye agenda agiyo kurorongotana n'umugore, agende abana bahinduka imfubyi, ababyeyi bahari. Intare yavuye mu kibira, akazi wicayemo ntugire ngo kanejeje Satani, nubwo wewe ukagaya, ariko Satani, intare yavuye mu kibira, agendera kugukubita hasi, ukibuka umujura. Mwibuke icyazanye Satani mu isi, ngo yamanukanye uburakari, yazanye umujinya mwinshi. Ni ukuri ngo afite uburakari, ni ukwica no kurimbura. Utabona uri mu rugo ukagira ngo nukurusha abandi gusenga, iyarure, gira ibihe byo kwegera Imana, gisha Imana inama, gisha inama Imana, wiyigisha abantu b'iyi minsi. Hari abantu gisha inama ahubwo bakarushaho kugutaba, ariko jya gufata akanya wiherere mu nzu yawe, ushinga ibendera aherekeye Isiyoni. Mbere yo kwirukangira abahanuzi, banza wigirire icyizere, upfukama ubwawe uyibaza amakuru. Mbere yo kwirukanga ku bandi, iyarure. Nuko ahangaha ngo intare yavuye mu kibira, umurimbuzi w'amahanga yarahagurutse, yavuye iwe, azanywe no guhindura igihugu cyawe umwirare. Ijambo ryavuze ngo imidugudu yawe igasigara ikaba imisaka, inzu yabaye imisaka itahwa n'imiserebanya, ibihunyira, amapusi, intagangurirwa ziyarikamo. Byumvikana umutima wabaye umusaka. Nubwo waba uri umukirisitu ungana iki, nta cyaha utinya no kuroguraruga no gutingana, baratingana, ntago bireba imyaka. Natangajwe no kubona hari abakecuru bakuze. Hari Imana nigeze gutumirwa mu gice cya Kibungo, cyakoze sindavuga hariho. Nuko mu gitondo nka saa 9 ndabyuka ngo sengera urugendo, maze gusenga nirambitse gatoya mu gusinzira, numva umuntu arambwiye ngo aho ugiye watuze ibyaha by'abantu basambanye n'amatungo. Mba ndakangutse, nibaza ibyo bintu niba bibaho, birantangaza. Bintangaje ndongera ndasenga, niba ari n'abadayimoni batsindwa. Ariko ndangije mbita nitegura ndagenda. Ariko nagezeyo haba iteraniro ryo ku manywa, dukora n'irya nijoro gutyo. Ariko icyo nihutiye, nahamagaye abantu bihana, abantu baraza. Ariko mvuze ngo ndibaza ngo, kuko nabonye mu rusengero abantu bose ari abatagatifu, mbona ukuntu baririmba bahimbaza, arimo abuzuzwa umwuka wera. Ndibaza nese biriya bintu ni umwuka w'Imana cyangwa ni dayimoni yangendereye? Ngikibaza ibyo, ndavuga nti niba ari Imana, ari umwuka wera wambwiye ngo nihanishe icyo cyaha, simbikore. Ningera mu nzira nkakora impanuka, ngaramuka mpfuye, ndajya mu ijuru ntumviye umwuka wera, nishake mbe navangiwe, nta kibazo. Mbwira abantu bose nimusubire mu myanya yanyu, nimusubireyo. Ndavuga ni umuntu wese uzi ko yasambanye n'itungo aba ari uza, mbanze musengere. Abantu mbona ntabo, nihagararaho mbivuga bwa kabiri, ndahamagara bura n'umwe. Bwa gatatu numva ndarakaye, uburakari bumfatamo bugurumana budasanzwe. Ako kanya abenshi babyita ifuhe. Mpamagara umudiyakoni, ntuzi n'ikindi, nzanira akabase karimo amazi, nkarabira imbere y'iri teraniro. Nimara gukaraba, nyagira umuntu uza kunyongorera ngo aje kwatura, biraba birangiye. Kandi ngiye kuvuma aba bantu basambanye n'amatungo, abo mwababe babiri, ibyo ntibindeba. Imana igiye kuguteza uburwayi utigeze ubona.
ubonana n'undi muntu wari we wese, muzivuza nta mudogiteri ku isi uzamenya iyo ndwara, muzashaka abahanuzi ngo babasengere nta n'umwe, nanjye ubwanjye nimumpamagara sinzemera kubasengera, muzapfana agashinyaguro nta n'urwara rwo kwishima mwifiteho, muzapfana umubabaro urenze kandi muzajya mu nda y'isi murimbutse. Mudiyakoni agingukana akabase karimo amazi, nagiye kubona mu iteraniro abantu 7 b'abagabo n'abasore baje biruka baraza imbere yanjye, birantangaza, numva ndushijeho kurakara nanone bukarushaho kwikongezwa, mbitambwira umudiyakoni ntimunzanire igiti mbanze mbakubite, nuko abantu tibababarire, niho yanumva nabakubita kuko mwakabije gukora mu jisho ry'Imana. Ariko wenda utanseka, nibura nanjye narisabye igiti. Mose yubwiye yaravuze ngo umuntu usambanye n'inyamaswa, usambanywe n'itungo, n'Isiraheli usambanye n'inyamaswa bajye bamwica, uwo ntacyo kimaze. Nibura nanjye narisabye inkoni, nuko ariko barampemukira ntibayizana, kari gukora niteguye kwakira hasi ngakubita. Ndavuga ni musambana n'inyamaswa abantu badahari, inda yandi zandagaye koko muhangara inyamaswa. Ndavuga ni bitewe n'icyaha kiremereye mwakoze mu jisho ry'Imana, mugiye kwatura. Muri uku kwatura muratura kuri mikoro, iteraniro ryose ribababarire. Nicyakoze umuntu uvana akavuga ngo nabonye runaka yatura ibi, avumwe imbere y'Imana n'abantu. Cyakoze abo habonekamo abagabo 2, abandi bari abasore. Bamwe ngo Imana imbabarire ngo nasambanye n'ihene, Imana imbabarire nasambanye n'intama, natangajwe no kumvamo 3 basambanye n'inkoko. Bene data, umuntu w'umugabo ajya umuntu w'umusore abenguka inkoko ari iki cyamushituye, umunwa w'inkoko, inzara se, niki kiba cyagushituye kugira ngo ugeraho wifuza kuryamana n'inkoko? Uretse kw'iyinkare yavuye mu kibira, murimbuza akaba yarahagurutse, murimbuzi w'amahanga. Hari n'amakuru yatambutse kuri radio niyumvira ntago nabariwe, aho mu gice cya Cyorongi bafashe umugabo asambana n'inka, yari umugabo ubyaye 4 hani wacu i Rwanda, ndetse ubwe yivugira ko inka imurutira umugore yashatse. Mwibuke ijambo rivuga ngo igihugu kirarira, isi humanijwe n'abaturage bayo. Biteye isoni n'agahinda kuba umuntu yahangara kuryamana n'inyamaswa kandi afite ubwenge, mu gihe inyamaswa itabenguka umuntu ariko umuntu akabenguka inyamaswa. Mu gihe nta nyamaswa, imbwa ntiyavogera ihene, ihene ntiyavogera intama, yewe habe n'ingurube, ariko twebwe abantu tugeza kuvogera ibikoko, inyamaswa. Nuko twikomereze. Bamaze kwatura cyakoze turasenga, harimo abantu b'Imana mu itorero rirarira, tubona ko twapfushije. Igiteye isoni, bamwe bari bafite za Bibiliya. Intare yavuye mu kibira, aho umuntu afata Bibiliya ari umucuraguzi, aho umuntu afata Bibiliya akajya ku ruhimbi ari igitinganyi. Intare yavuye mu kibira cyayo, umurimbuzi w'amahanga yarahagurutse, aho umuntu yitwa Bishop ari umusambanyi, yaramaze abakristo basambanya, cyagiye ngo bari mu myiherero mu mabiro, ari gusenya ingo z'abandi. Intare yavuye mu kibira, umurimbuzi w'amahanga. Ijambo ryavuze ngo azanywe no guhindura. Birambabazi y'abantu benshi bari kumpamagara hirya no hino, nkumva abakobwa barira ngo pasiteri runaka, bishop runaka yaransambanije. Nubwo barakara ngo nabise amasarigoma, nabuze izina ryiza nabita, kuko niryo riroroheje rwose. Ayo ni amabandi. Yesu hari abo yise, hari uwo yise ingunzu. Yohani abwira abantu uti mwabana b'ishiramwe, ni ukuri abo barenze inshira ni inziramire. Umuntu witwa umushumba uhangara umugore wundi, Bishop, urwo ni uruziramire, kandi azi neza ko nawe bagiye mu rugo rwe byamurwaza umutwe. Urwo ni uruziramire. Abambwiye ngo umugabo yamamagara ari kurira, yaravuye kwivuza mu mahanga, asanga urugo rw'umupadiri yararutwaye. Umugore wamusuzugura anyoherereza amafoto yakuye kuri telefone y'umugore we,
si we wenyine ni benshi. Intare yavuye mu kibira, murimbuzi w'amahanga yarahagurutse. Aho umuntu witwa umuntu w'Imana wakagombye guhungirwaho ari uri gusenya ingo z'abantu, akarya ingo z'abapfakazi, yitwa ngo ni umukozi w'Imana. Birenze isarigoma, arenze ibandi. Cyo ni ikiziramire, ni ukuri, ni igikwako, inyamaswa abantu. Intare yavuye mu kibira, murimbuzi w'amahanga. Inzu yabaye umusaka, ishobora guhagarara ari inzu, yireba akabona ari inzu. Ni ukuri kose wayugamamo imvura da, yasoma ijambo ry'Imana ugafashwa. Mitima yawe yabaye imisaka. Icyo iyi ntare yaviriwe mu kibira yagira ngo inzu yawe, igihugu cyawe kibe umusaka, ntagire ugituramo, mwuka waraguhunge, ijambo ry'Imana ntirikwegere, ntihagire ikintu na kimwe kikurangwaho cy'Imana uretse kugaragara gusa kuri umuntu ujya mu ijuru. Abantu bakwibeshyeho ariko warabaye umusaka, uri ububiko bw'ibikoresho bya Satani. Ijambo ryavuze ngo mukenyere ibigunira. Bakristo bari hirya no hino ku isi, mukenyere. Sindeba amadini, ndabwira abantu bose bemeye kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Uramenye utaba umusaka ugasigara wambara miningo, icyo Imana ireba ni umutima. Ninjye wakubeshye. Mwibuke ko n'imibiri ari isengero z'umwuka. Kuba twambara rukubita ihuku ntabwo ari uko dufite amaguru mabi, icyo bita rukubita imbwa. Nta mbwa inyegera, kirazira, nta mapusi. Twambara ibigeze hasi. N'uwo dukorera, uwo twamenye, ntabwo twigeze tubana na Yesu ikanzu ngufi, yambara ibigeze hasi. Biteye isoni kuba abagabo na n'iyi saha ya umupagano umukirisitu yambara ipantaro igeze hasi, uretse ko ari n'abambara ngo ntibari mu cikopa, ntibari iki. Nuko akagenda ntatinye kwinjira ahera h'Imana, ariko ukabona umugore wambaye ubusa, ibibero byose biri hanze, wanitse amabere yawe, ukagaragaza isoni z'ubwambure. Nuko ijambo ry'Imana yavuga ngo nimukenyere ibigunira, mucure umuborogo murire, kuko uburakari, hari uburakari Imana ifite. Ntabwo uburakari Imana ibutewe n'inyoni, hari ubwo ibutewe n'ibigori mu mirima cyangwa ibiti by'inturusu, ntibutewe na nyabarongo iri kuzura. Uburakari butewe n'icyitwa umwana w'umuntu, ahava akagera umuzungu bamwirabura. Uteje Imana uburakari bukomeye. Nuko kubw'imyitwarire, ubwo burakari ntiburatuvaho kuko Imana ari kitarakora. Bene data, ndabashimira muri byose abanteze amatwi. Ni ukuri muri byose mugerageze kwezwa no gutunganywa, kuko hari uburakari. Iherezo rya byose riri bugufi. Iherezo y'ibifite imibiri yose rikuza imbere y'Uwiteka. Nuko mwiyeze, muhunge, muve muri Babuloni, umuntu wese akiza amagara ye, muticwa muhowe ibicumuro byaho, kuko ari igihe cyo guhora k'Uwiteka. Yeremiya 5:6. Intare yavuye mu kibira, ariko ni muhunge. Muhunge umushinya ugiye gutera isi. Yemwe abafite icyo bapfa na bagenzi babo. Ijambo ry'Imana ravuga ngo uwanga mwene se n'umwicanyi. Baririmbye mwashwaniye mu makore mukambwirira isa mutarihana. Ubahamagarane, musabane imbabazi. Wenda leta yo kubakumira ngo mutanduzanya coronavirusi, kugira ngo mutanduzanya, ariko mu mwuka mwaranduzanyije ibirenze corona. Ndabagira inama yo guhamagarana cyangwa mugashaka mukiyunga, muhunge, muve muri Babuloni, kuko n'uwanga mwene se n'umwicanyi barozi mwihane, kuko uburakari bw'Ingazi bugiye kubamanukira. Hari uburakari ntiburatuvanwaho. Bashumba, Imana irabarakariye. Sinzi niba amaso yanyu ari kureba. Imana yambwiye ngo yabambuye intama. Yesu arambwira ngo ari kuziragirira. Nimuhunge, muve muri Babuloni. Murakoze, tugiye gusenga. Abantu bajyaga muri Nibature, ntimwitwaze yuko bamwe insengero zikinze. Reka da, no mu gicuku cya nijoro mubyuke musenge, kuko mwambara ibigunira musenge. Ni ukuri mufate ibihe mwihiriza ubusa, murire abatuye isi, murire igihugu. Wenda hari umubare wagabanuka w'abarimbuka, hakongera gukizwa benshi. Tugiye gusenga. Imana yo mu ijuru idufashe.
ko buri wese yashobora gushinga ibendera akerekeza Siyoni. Biteye isoni kubura umwana w'umukobwa uri kwirukanga mu ngo z'abasore ariho ubarizwa iwanyu, ntacyo wakwimarira, utatekera umukecuru, utakoza isafuriya y'umukecuru ngo ugiye gutekera abasore. Yewe ngo urabeshya ngo urakijijwe, ukijijwe hehe? Nimuhunge muve muri Babuloni, tugiye gusenga. Mana data nyir'isi n'ijuru, yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atazarimbuka. Turagushimiye kuko uri Imana nyakuri kandi y'urukundo, ni wowe utuyobora katwereka aho dukwiriye gukandagira muri iyi si icuza umwijima, kadushingira amabuye kugira ngo tudatembanwa tukabivamo, kuko intare ifite uburakari bwinshi ntawe itinya, kuko itareba icyubahiro cy'abari mu isi, naho yaba ari papa, yaba abapadiri, yaba abasenyeri, abashumba, ababishopu, abapotre, abarivera, abapasiteri, abahanuzi, abavugabutumwa, ntawe iyi ntare iri gutinya. Uwiteka turakwinginze, dushinze ibendera, abandi barishinze mu mipira y'isi, mu butunzi bw'isi, mu binezeza, ariko natwe turebye ku musaraba, abashaka ubwami bw'Imana, turebye kuri Kristo ubwo uzagaruka, tutazakorwa n'isoni tukamwara, kugira ngo uzasange twariteguye. Eza buri wese ufite umutima wo gushaka ubwami bwawe. Urakoze kuri kumwe natwe, ni mu izina rya Yesu, amen.